muri make ni ukuvuga ngo bagiye batangaza impamvu zigiye zitandukanye zigera mu mpamvu 10 tuzagenda tugarukaho imwe kuri imwe, ariko uyu munsi twahereye kuri 3 z'ibanze zagaragajwe na buno bushakashatsi. Rero nk'uko nabibasezeranyije tugiye kurebera hamwe ese ni gute zino mpamvu 3 zihuzwa n'ahahise bano bantu bashobora kuba baragiye bacamo, bityo bakazikurana bakakorana ibyo bibazo bikaba byarateye izi mpamvu zindi zabateye kuba bagira divorce. Duhereye rero ku cyambere, lack of commitment cyangwa se kunanirwa kwiyemeza mu rushako. Ni gute bihura rero n'ahahise ho mu bwana? Nkuko nabibasezeranyije rero nuko tugiye kurebera hamwe ese muri izo mpamvu 3 zavuzwe haruguru ni gute zihura n'ahahise aba bantu bashobora kuba baraciyemo cyangwa se n'abandi bacamo, ariko zikaba nanone intandaro y'uko bazahura n'ibi bibazo byose birimo na kino kibazo cy'urushako barakuze. Ubundi bushakashatsi bwakozwe n'ubundi muri Amerika bwagaragaje ko abantu 63.9% by'abantu bakuru batuye muri Amerika byagaragaye yuko abo ngabo bagiye batanga amakuru yuko bagiye bahura n'ibyago cyangwa se n'ibihe bitababereye byiza byatumye amarangamutima yabo ahungabana mu gihe bari bakiri abana. Uko twabivuze rero mu biganiro byacu byagiye bitambuka nuko kunyura mu bihe runaka cyangwa se guhura n'ibibazo runaka bikomeretsa amarangamutima y'umwana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bibagiraho uruhare, bibagiraho ingaruka bazakurana, bityo izo ngaruka zikazagenda zituma hari ibitagenda neza mu mibanire yabo ndetse n'imikorere yabo barabaye bakuru. Rero aba bantu 63.9% bagaragaje ko bigeze guhura rimwe n'ibihe byabahungabanyije mu gihe cy'ubwana cyangwa se byabakomerekeje mu gihe cy'ubwana. Noneho abandi 17.3% byagaragaye yuko noneho bo bagiye bahura n'ihungabana inshuro zirenze imwe, ubwo ni inshuro ziri hejuru yenye, mu gihe babandi 63% bo bagaragaje yuko bahuye n'ibihe byabahungabanyije cyangwa se byabateye ibikomere byibuze inshuro imwe. Bishatse kuvuga iki rero? Ubushakashatsi bwagaragaje yuko abantu bakuru bakuriye mu miryango yakoze divorce nka cya kintu cyababayeho bakiri abana, nabo baba bafite amahirwe menshi yuko bazananirwa nabo kwihangana mu rushako, nabo bizabagiraho ingaruka yo kunanirwa kwiyemeza mu rushako. Ni ukuvuga ngo lack of commitment ifitanye isano no kuba umwana yarigeze kuba yarakuriye mu muryango wakoze divorce. Aho ngaho rero niho bigenda bihurira no kuba umwana waciye mu bihe bitamworoheye, bitamubereye byiza cyangwa se byamukomerekeje, biba impamvu yo kuba nawe yazahura n'ibibazo mu rushako birimo n'ibibazo bya divorce. Tugarutse ku mpamvu ya kabiri, infidelity cyangwa se gucana inyuma kw'abashakanye. Ni ukuvuga ngo rero nabyo bihurira hehe no kuba umuntu yaraciye mu bintu byamukomerekeje akiri umwana. Ibindi byagaragajwe nuko bihuzwa n'izi mpamvu nuko